Igitabo cy'umuhanuzi Amosi igice cya mbere. Amagambo ya Amosi wari umwe mu bashumba b'Itekowa y'ibyo yabonye byerekeye ku Bisirayeli ku ngoma ya Uziya umwami w'Ubuyuda no ku ngoma ya Yerobowamu mwene Yehowasi umwami wa Isirayeli. Hari hasigaye imyaka 2 cya gishyitsi cy'isi kikaba. Aravuga ati, Uwiteka azivuga ari Siyoni, arangurura ijwi rye ari Yerusalemu, kandi ibyanya by'abashumba bizasigara biganya n'impinga z'i Karumeli zizoma. Uwiteka aravuga ati, ibicumuro 3 by'i Damasiko ndetse 4 bizantera kutabakuraho igihano, kuko bahurishije i Galeyadi ibibando by'ibyuma. Ariko nzohereza inkongi, nzashumika inzu ya Hazayeli, kandi zizakongora amanyumba ya Benihadadi. Nzamenagura ibyuma byugariye i Damasiko, nzatsembaho abatuye mu gikombe cyo muri Aveni, kandi n'uwitwaje umuringiso w'inkoni y'ubwami nzamutsemba, ashire mu muryango w'inzu ya Edeni, kandi ubwoko bw'Abasiriya buzajyanwa ikiri ari imbohe, niko Uwiteka avuga. Uwiteka aravuga ati, ibicumuro 3 by'i Gaza ndetse 4 bizantera kutabakuraho igihano, kuko bajyanye abantu bose ari imbohe bakabaha Edomu. Nzohereza inkongi, nzashumika inkike z'i Gaza, kandi zizatwika amanyumba yaho. Nzatsembaho abatuye muri Ashidodi, kandi n'uwitwaje umuringiso w'inkoni y'ubwami wo muri Ashikeloni. Nzahindura ukuboko kwanjye ntere Ekuroni, nibwo abasigaye bo mu Bafilisitiya bazarimbuka, niko Umwami Imana ivuga. Uwiteka aravuga ati, ibicumuro 3 by'i Tiro ndetse 4 bizantera kutabakuraho igihano, kuko abo bajyanye ari imbohe bose babahaye Edomu ntibibuka isezerano ry'ubuvandimwe. Ariko nzohereza inkongi, nzashumika inkike y'i Tiro, zitwike amanyumba yaho yose. Uwiteka aravuga ati, ibicumuro 3 bya Edomu ndetse 4 bizantera kutamukuraho igihano, kuko yirukanishije mwene se inkota, agacubya imbabazi, kandi uburakari bwe ntibuhweme gutanyagura, ahorana umujinya iteka ryose. Nzohereza inkongi i Temani, zitwike amanyumba ya Bosira. Uwiteka aravuga ati, ibicumuro 3 bya Benamoni ndetse 4 bizantera kutabakuraho igihano, kuko abagore batwite b'i Galeyadi babafomoje kugira ngo bacume ingabano zabo. Ariko nzakongeza inkongi ku nkike z'i Raba, zitwike n'amanyumba yaho, habe n'urusaku rw'intambara n'inkubi y'umuyaga ku munsi wa serwakira. Umwami wabo azajyanwa ari imbohe, we n'ibikomangoma bye bari kumwe, niko Uwiteka avuga. Igitabo cy'umuhanuzi Amosi igice cya 2. Uwiteka aravuga ati, ibicumuro 3 bya Mowabu ndetse 4 bizantera kutabakuraho igihano, kuko yatwitse amagufa y'umwami wo muri Edomu akayagira ishwagara. Ariko nzohereza inkongi kuri Mowabu, zitwike amanyumba ya Keriyoti. Mowabu azapfa habaye urusaku n'induru n'ijwi ry'impanda. Nzabakuramo umucamanza, mwicane n'ibikomangoma byaho byose, niko Uwiteka avuga. Uwiteka aravuga ati, ibicumuro 3 bya Yuda ndetse 4 bizantera kutabakuraho igihano, kuko banze amategeko y'Uwiteka, ntibakomeza amateka ye, kandi ibinyoma byabo byabateye kuyoba, ari byo basekuruza bakurikizaga. Ariko nzohereza inkongi i Buyuda, zitwike amanyumba y'i Yerusalemu. Uwiteka aravuga ati, ibicumuro 3 bya Isirayeli ndetse 4 bizantera kutabakuraho igihano, kuko baguze umukiranutsi ifeza, n'umutindi bakamugura inkweto. Bifuza kureba abakene birenza umukungugu ku mutwe, bakagoreka n'inzira y'umugwaneza. Umwana na se baryamana n'umukobwa umwe, bakagayisha izina ryanjye ryera. Biryamira iruhande rw'igicaniro cyose ku myambaro bendeye ubugwate, kandi banywera mu nzu y'Imana yabo vino y'abaciwe ibyiru. Kandi n'igihe warimburiye Umwamori imbere yabo, uburebure bwe bwari nk'uburebure bw'imyerezi, kandi yari akomeye nk'imyera, ariko natsembyeho imbuto ze nturutse hejuru, n'imizi ye nturutse hasi. Kandi nabakuye mu gihugu cya Egiputa, mbayobora mu butayu imyaka 40, kugira ngo muhindure igihugu cy'Abamori. Kandi mu bahungu banyu nahagurukijemo abahanuzi, no mu basore banyu abanaziri. Mbese siko byabaye mwa Bisirayeli mwe, niko Uwiteka abaza. Ariko mwanywesheje abanaziri vino, mutegeka abahanuzi muti ntimugahanure. Dore ngiye kubashikamira nk'uko igare ryuzuwemo n'imiba rishikamira hasi,
kandi guhunga ntikuzashobokera abanyambaraga, n'umunyamaboko ntazabasha kwiyungura intege, n'intwari ntizabasha kwikiza, n'umunyamuheto ntazabasha guhagarara, n'impayamaguru ntizirokora, n'ugendera ku ifarashi nawe ntazabasha kwikiza, kandi intwari yo mu bakomeye uwo munsi izahunga yambaye ubusa, niko Uwiteka avuga. Igitabo cy'umuhanuzi Amosi igice cya 3. Nimwumve iri jambo Uwiteka yabavuzeho mwa Bisirayeli mwe, ab'umuryango wose navanye mu gihugu cya Egiputa ati: nimwe gusa namenye bo mu miryango yose yo mu isi, nicyo gituma nzabahanira ibicumuro byanyu byose. Mbese abantu babiri bajyana batasezeranye? Intare yatontomera mu ishyamba idafite umuhigo? Umugunzi w'intare warurumira mu buvumo bwawo ari ntacyo ufashe? Inyoni se yagwa mu mutego uri hasi kandi udatezwe? Umutego w'umushibuka washibuka ari ntacyo ufashe? Mbese impanda yavugirizwa mu mudugudu abantu ntibagire ubwoba? Hari ibibi byatera umudugudu Uwiteka atari ubizanye? Ni ukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. Intare iyo itontomye hari udatinya? Uwiteka Imana yaravuze, ninde warorera guhanura? Mu byamamaze mu manyumba yo muri Ashidodi no mu manyumba yo mu gihugu cya Egiputa muti: muteranire mu mpinga z'imisozi y'i Samariya, kandi murebe impagarara zihari zikomeye n'urugomo ruhagirirwa. Uwiteka aravuga ati: ntibazi gukora ibitunganye, ahubwo bizuriza mu manyumba yabo ibyo bendeshaga urugomo n'ubwambuzi. Nicyo gituma Uwiteka Imana ivuga iti: hazabaho umwanzi ndetse azagota igihugu, azacogoza imbaraga zawe, amanyumba yawe azasahurwa. Uwiteka aravuga ati: Abisirayeli bibera i Samariya, bicaye ku miguno y'amarira no ku misego ya hariri, ariko nk'uko umwungeri yaka intare iminono 2 cyangwa igice cy'ugutwi biri mu kanwa kayo, niko bazarokorwa. Nimwumve mushinje inzu ya Yakobo, niko Uwiteka Imana Nyiringabo ivuga. Kuko umunsi nzahanira Isirayeli ibicumuro bye, nzahana n'ibicaniro by'i Beteli, kandi amahembe y'igicaniro azacibwa agwe hasi. Inyumba y'itumba nzayisenya hamwe n'inyumba y'impeshyi, kandi amanyumba arimbishijwe amahembe y'inzovu azasenywa, n'amazu akomeye azatsembwaho, niko Uwiteka avuga. Igitabo cy'umuhanuzi Amosi igice cya 4. Nimwumvire iri jambo mwa mashashi y'Ibashani mwe ari mu misozi y'i Samariya, mwe abarenganya aboroheje, mugahuhura abakene, mukabwira abashobuja muti nimuzane tunywe. Uwiteka Imana irirahiye kwera kwayo iti: dore iminsi izaza bazabajyanisha inkonzo, n'abasigaye bo muri mwe babakuruze indobesho nk'amafi. Muzasohokera mu byuho, umugore wese aromboreze imbere ye, muzahunga mwitere muri Harumoni, niko Uwiteka avuga. Nimuze i Beteli mucumure, mujye n'i Gilugali muhagwirize ibicumuro, mujye muzana ibitambo byanyu uko bukeye, kandi uko iminsi 3 ishize mujye mutura kimwe mu 10, kandi muture amaturo y'ishimwe hamwe n'ibisembuwe, muvuge n'amaturo muturana umutima ukunze, muyamenyekanishe kuko ari byo mushima Bisirayeli mwe, niko Uwiteka Imana ivuga. Nanjye nabategetse ko akanwa kanyu kicara ubusa mu midugudu yanyu yose, mubura ibyo kurya aho mutuye hose, ariko ntibyatuma mungarukira, niko Uwiteka avuga. Kandi nabimye imvura, hari hasigaye amezi 3 isarura rikagera, nahaye umudugudu umwe imvura ntumuwundi utayibona, umurima umwe waguwemo n'imvura, undi uyibuze uruma. Nuko abo mu midugudu 2 cyangwa 3 bajyaga kunywa amazi mu mudugudu umwe ntibashire inyota, ariko ntibyatuma mungarukira, niko Uwiteka avuga. Nabateje kurumbya ndetse na gikongoro, imirima yanyu myinshi n'inzabibu zanyu n'imitini yanyu n'imyelayo yanyu byonwe n'uburima, ariko ntibyatuma mungarukira, niko Uwiteka avuga. Nabateje icyorezo nk'icyo nateje muri Egiputa, abasore banyu nabyicishije inkota, njyana amafarashi yanyu nk'iminyago, natumye umunuko mu ngerero zanyu ubajya mu mazuru, ariko ntibyatuma mungarukira, niko Uwiteka avuga. Nubitse imidugudu yanyu nk'uko Imana yubitse i Sodomu n'i Gomora, muba nk'umushimu ukuwe mu muriro, ariko ntibyatuma mungarukira, niko Uwiteka avuga. Nicyo gituma nzakugenzereza ntyo Isirayeli we. Ubwo nzakugenzereza ntyo itegure gusanganira Imana yawe Isirayeli we. Dore iyabumbye imisozi ikarema n'umuyaga,
ikagaragariza umuntu ibyo yibwira, igahindura umuseke k'umwijima kandi igatambagira aharengeyeho mu isi. Uwiteka Imana Nyiringabo niryo zina ryayo. Igitabo cy'umuhanuzi Amosi igice cya 5. Nimwumvire ijambo ry'umuborogo mbateruriye wa nzu ya Isirayeli we. Umwari wa Isirayeli araguye ntazongera kubyuka, yagushijwe mu gihugu cye ntihagira uwo kumubyutsa. Uwiteka Imana iravuga iti, umudugudu w'inzu ya Isirayeli watabaraga ari ingabo 1,000 hazatabaruka 100, n'uwatabaraga ari 100 hazatabaruka 10. Kuko Uwiteka abwira inzu ya Isirayeli ati, nimunshake mubone kubaho, ariko mwe gushaka i Beteli, ntimukajye n'i Gilugari, ntimukanyure n'i Berisheba, kuko i Gilugari hazajyanwa ari imbohe, n'i Beteli hazaba imisaka. Ahubwo mushaka Uwiteka kandi nibwo muzabaho, kugira ngo adatungura inzu ya Yosefu ameze nk'umuriro ukongora i Beteli hataboneka uwo kuwuzimya. Yemwe abahindura imanza zitabera kuba apusinto, mukagusha hasi gukiranuka. Mushake yaremye inyenyeri za Kirimiya n'iza Oriyoni, ihindura igicucu cy'urupfu ikakigira igitondo, ihindura amanywa umwijima wa nijoro, ihamagara amazi yo mu nyanja ikayasandaza ku isi. Uwiteka niryo zina ryayo. Niwe uzanira abanyamaboko kurimbuka bibatunguye, bituma kurimbuka gutungura igihome. Ubahaniye ku irembo baramwanga, kandi banga urunuka uvuga ibitunganye. Nuko rero mwarenganyaga abakene, mukabaka ibihunikwa by'ingano, mukiyubakira amazu y'amabuye abajwe, ariko namwe ntimuzayabamo. Mwateye inzabibu nziza, ariko ntimuzanywa vino yazo, kuko nzi ibicumuro byanyu uko ari byinshi, n'ibyaha byanyu uko bikomeye. Mwabarenganya abakiranutsi mwe, mukakira impongano, kandi mukagorekera imanza z'abatindi aho muzicira ku irembo. Nicyo gituma umuntu witonda yakwicecekera mu gihe nk'icyo, kuko ari igihe kibi. Mushaka ibyiza mwe gushaka ibibi kugira ngo mubeho, nibwo Uwiteka Imana Nyiringabo izabana namwe nk'uko mwibwira. Mwanga ibibi mukunda ibyiza, mukomeze imanza zitabera mucira ku irembo. Ahari aho Uwiteka Imana Nyiringabo izagirira imbabazi abasigaye b'inzu ya Yosefu. Nicyo gituma Uwiteka Imana Nyiringabo umwami avuga ati, hazabaho umuborogo mu nzira nyabagendwa zose, kandi mu mayira yose bazavuga bati ni ishyano, ni ishyano. Kandi bazatuma ku muhinzi ngo yirabure, no ku bahanga baririmbana imiborogo ngo baboroge. Mu nzabibu zose hazaba imiborogo, kuko nzabanyuramo, niko Uwiteka avuga. Muzabona ishyano mwabifuza umunsi w'Uwiteka mwe. Mbese uwo munsi w'Uwiteka murawushakira iki? Uzaba ari umwijima, si umucyo. Ni nk'umuntu uhunze intare agahura n'idubu, cyangwa ugiye mu nzu akegamiza ukuboko ku rusika, inzoka ikamurya. Mbese umunsi w'Uwiteka ntuzaba ari umwijima atari umucyo? Ndetse ari umwijima w'icuraburindi utagira icyezezi? Nanga ibirori byanyu ndabigaya, kandi ntabwo nezezwa no guterana kwanyu kwera. Naho mwantambira ibitambo byoswa, mukantura amaturo y'amafu, sinzabyemera. Kandi sinzita ku bitambo byanyu by'uko ari amahoro by'amatungo yanyu abyibushye. Nkuraho urusaku rw'indirimbo zawe, kuko ntashaka kumva ijwi ry'inanga zawe. Ahubwo ureke imanza zitabera zigende nk'amazi, no gukiranuka gukwire hose nk'uruzi rusandaye. Mbese hari ibitambo n'amaturo mwanzaniye mu butayu muri ya myaka 40 mwanzu ya Isirayeli mwe? Mwahetse Sikoti umwami wanyu, na Kiyuni ikigirwamana cyanyu, inyenyeri y'Imana yanyu mwiremeye ubwanyu. Nicyo kizatuma mbajyanisha muri iminyago hakurya y'i Damasiko, niko Uwiteka avuga, kandi izina rye ni Imana Nyiringabo. Igitabo cy'umuhanuzi Amosi igice cya 6. Bazabona ishyano ab'Isiyoni bataye umuruho, nabo mu misozi y'i Samariya biraye, abakomeye b'ubwoko buri imbere mu yandi moko, ab'inzu ya Isirayeli bisunga. Munyure i Karune murebe, muhave mujye i Hamatiko, uwo mudugudu ukomeye, maze mumanuke mujye i Gati h'Abafilisitiya. Mbese haruta aya mahanga y'abamubwiza, cyangwa igihugu cyabo kiruta icyanyu ubunini? Mwabashyira kure umunsi w'amakuba, mukigiza bugufi intebe y'urugomo, abaryama ku mariri y'amahembe y'inzovu, bakinanurira ku magodora yabo, bakarya abana b'intama bo mu mukumbi n'ibimasa by'imishishe bivanywe mu kiraro, bakihimbira inanga z'indirimbo z'ubusa, bakiremera ibicurangwa nka Dawidi, bakanywera vino mu nzuho, bakihezuza imbiribiri, ariko ntibababazwe n'ibyago bya Yosefu.
nicyo gituma bazajyanwa ari imbohe bari mu mbohe zibanza kujyanwa, kandi ibyishimo byo kwinezeza by'abinanurira hejuru y'amagodora bizashiraho. Uwiteka Imana yarirahiye, niko Uwiteka Imana nyiringa bivuga iti, nanga urunuka ubwibone bwa Yakobo kandi nanga n'amanyumba ye, nicyo gituma nzaharumurwa n'ibiwurimo byose, naho mu nzu imwe hasigaramo abantu 10 nabo bazapfa. Mubyara w'umuntu azaza azanwe no gutwika intumbi no kwarura amagufwa mu nzu, kandi azabaza uri mu mwinjiro ati, hari uwo mukiri kumwe? Nawe azamusubiza ati, ntawe. Maze amubwira ati, ceceka, kuko tudakwiriye kwatura izina ry'Uwiteka. Dore Uwiteka ni utegeka, azaca inzu nini ibyuho n'inzu nto azayisenya. Mbese amafarashi yakwiruka ku rutare? Hari ubw'inka zaruhingaho? Mwebweho mwahinduye imanza zitabera ziba izibihiye abantu nk'indurwe, n'imbuto zo gukiranuka mwazihinduye apusinto. Yemwe abishimira ikitagira umumaro mukabaza muti, ese imbaraga zacu sizo zaduhaye gukomera? Ariko dore ngiye kubahagurukiriza ubwoko, yemwe ab'inzu ya Isirayeli mwe, niko Uwiteka Imana nyiringa bivuga. Kandi bazabababaza uhereye aharasukira ihamati ukageza ku kagezi ko Mwaraba.